Miss Muheto, Fatakumavuta, Mpano Yimana ndetse na Yakamwana. Ese niyo mpamvu batawe muri Yombi? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Nge banyita Kibare, ntago ndi nyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye ari we Dushi. Okay, twagiye rero n'ikiganiro cyacu. Reka duhere kuri uyu Miss Muheto. Yatawe muri Yombi ku itariki 18 z'Ukwakira mu mwaka wa 2024. Ibyashinzwe n'ibi byaha bikurikira: gutwara ikinyabiziga atabifitiye uburenganzira, ibyo bizi nka permis provisoire, bituma utwara ikinyabiziga ufite uburenganzira; gutwara ikinyabiziga yari nyweye ibisindisha. Ibingibi nibyo byaha akurikiranweho, akaba akurikiranweho n'icyaha cyo kugonga akangiza ibikorwa remezo kwa ko yari yasinze. Ikindi cyakurikiranweho ni icyaha cyo guhunga ubugenzacyaha amaze gukora impano. Ibi byaha byinshi arabyemera, icyaha atemera ni icyaha cyo guhunga gusa. Impamvu atacyemera ni iyi ikurikira: ngo yabonye ngo abantu bahageze ari benshi, ngo dore ko 90% yari igitsina gabo, ahitamo guhunga kugira ngo batamugirira nabi, bakaba bamufotora nyine nk'umuntu w'icyamamare. Icyo cyaha cyo ntago acyemera, gusa ibindi byaha yabanje kubihakana akigera polisi. Kunaburana rero avuga ko yari aho ngaho yabeshye. Aburana cyane cyane nk'umwana, aburana nk'umwana dore ko akiri muto. Uyu Miss Muheto rero kimwe n'umuvugizi we, dore ko bamwitajya umwavoka. Rwose uyu Miss Muheto, umwavoka we akaba avuga ati mwamugira ikigondwe dore ko akiri mutoya. Ibi ngibi nibyo byaha Miss Muheto akurikiranweho. Reka Miss Muheto tuwe tumuvuyeho noneho, reka twigire kuri Fatakumavuta. Iyi nkuru reka tuyigezweho na mugenzi wanjye. Okay, rero reka dukomeze tuvuga kuri Fatakumavuta. Wo mwamenye cyane nka Fatakumavuta, akaba azwi nka Sengabo Jean Bosco. Akaba rero yamaze gutabwa muri Yombi ku itariki 18 Ukwakira, kimwe na Miss Muheto Divine 2024. Fatakumavuta rero agakurikiranywe bimwe mu byaha bikurikira, aricyo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro, gutukana ndetse no kubuza amahwemo abandi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Dukomeje kuvuga kuri uyu musitari Fatakumavuta rero, uyu munsi akaba bwo yaragiye gukora kuburana mu rukiko, ariko we n'umunyamategeko bikaba byabaye ngombwa ko urubanza barusubika. Umunyamategeko wunganira Fatakumavuta yavuze ko nubwo bitabye urukiko ndetse bakaba baramenyeshejwe itariki y'urubanza, ariko batigeze babona dosiye yabo, kandi ko badashobora kuburana batabanje gusesengura iby'umukiriya we aregwa. Uyu munyamategeko yasabye ko urubanza rwasubikwa kugira ngo babanze babone dosiye, bayisesengure, babone uko baburana. Ni mu gihe ubushinjacyaha butahuzaga n'uruhande rw'uregwa ku buryo rwavuze ko rutabonye dosiye y'ikirego. Icyakora bavuga ko ari uburenganzira bw'uregwa kuba urubanza rusubikwa mu gihe urukiko rwasanga hari impamvu zifite ireme. Umucamanza amaze kumva ibyatangajwe n'impande zombi kuri icyo cyifuzo cy'uruhande rw'uregwa, yanzuye ko urubanza ruzasubikwa ndetse rukazakomeza mu cyumweru gitaha ku itariki 5 Ugushyingo 2024. Iyi ngiyi rero akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today. Twagiye rero tugiye kuvuga kuri uyu nguyu Mpano Yimana. Uyu Mpano Yimana akurikiranwaho ibi byaha bikurikira: gufata umukobwa w'abandi ku ngufu, gukoresha ifaranga ry'u Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gutesha ifaranga ry'u Rwanda agaciro. Ibi ngibi ni bimwe mu byaha uyu mugabo Mpano Yimana akurikijweho. Ibindi byaha akurikiranwaho ni ibyaha byo gutekera abantu iyi mitwe, akabarya amafaranga yabo, akababwira ati nimuzane miliyoni wenda 10 nanjye ndabaha miliyoni 100. Izo miliyoni 10 bababwiye ngo nimuzanye birangira ari we uziriye. Mpano Yimana rero deko akurikiranwaho n'ibyaha by'abantu bigiye bitandukanye, nko gufata imva z'abantu akazengera akazikiniraho nyine, akazitesha agaciro, akazikoraho ibyo ashatse. Uyu Mpano Yimana ni umugabo wakomeje wakera ngo nibamufunge, ariko bikanga kubera ko yakomeje gutesha ifaranga ry'u Rwanda agaciro, gutubura abantu bagiye batandukanye, ariko bikaba byarangiye bamufunze. Uyu Mpano Yimana rero akaba aruhukiye kuri sitasiyo hariya Kigali Kicukiro, akaba yariburanaga ibyaha byose bimwe na bimwe atagenda abyemera. Uyu Mpano Yimana rero, uyu Mpano Yimana yagiye akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye kuva na kera, aho yigeze gutubura umusirikare amafaranga miliyoni 2, ngo aramuha ngo miliyoni 10.
uyu mpano y'Imana rero kuva na kera yagiye atubura abantu bagiye batandukanye ariko bikaba byarangiye bamufunze, dore ko icyaha cyabaye imbarutso yo kumufunga yafashe umukobwa w'abandi ku ngufu. Ibi ngibi rero akaba ari byatangajwe n'umunyamakuru umuvugizi wa RIB kuri RBA. Uyu nguyu rero mpano y'Imana ibyaha byinshi bigiye abantu benshi bavuga ati nk'uyu nguyu koko kubaho ameze gutya batari bamufunga, ikigwa kiridedembya kiratesha abantu umutwe kirabajya amafaranga, agafata amafaranga akayashyira mu ndobo agashyiramo n'urufuro, ubundi agasunguza. Namwe koko muzi ibintu bya kamera. Uyu mugabo Kibari koko uyu mugabo kintu namubonye ubundi kigaragara cyo yari umunyemaji udasanzwe. Ni maji hako bivuga ko zira mbaraga cyo yarazikuye ikuzimu. Nabyo birashoboka ariko nge ntago ariko mbibona. Reba kuntu bavuga bari kuri kamera bakatubesha. Burasa ni wanashiramo na pose. Yari yanaga ari imitwe w'amana. Nako ziriya n'imbaraga kuyikuzimu. Hariya washiramo na pose ukabesha abantu ukamanza washiraho amafaranga. Ariko reba nka kakajwi igihe yamwiganaga nyine pe, so wabona agasabiri gukunda agafata envelope irimo ubusa akagenda akagaragazamo amafaranga. Urudodo rwo rwacitse ngo nta hantu rwacitse, ukabona rwaracitse agahita kwereka ko nta hantu na hamwe rwacitse. Video nge ko nabonye nta pose bafashe ngo bashyiremo ra ubwo byashoboka ko yaba afite maji, ariko iyo maji nayo yakagombye kuyikoresha mu buryo bunyuranye bwemewe n'amategeko. Amategeko y'u Rwanda ifatwa nk'ubutekamutwe. Nkaba ari ubutekamutwe gutekera abantu imitwe ukagenda urabeshabesha ukabarya amafaranga yabo, biriya ntabwo biba byemewe neza. Undi muntu wo tugezeho uyu mugabo tugezeho bamwita Yakamwana. Yakamwana ni akagabo kagira ubugambo beko bwo bwatumye bagatana muri yombi. Bakimara gufunga aba bagabo nawe ugerageza uvuge amazina y'abantu neza. Ni umugabo ugira amagambo Yakamwana nko mu muzi namwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo na YouTube rero. Akaba nawe yatewe muri yombi azira ikigendanye n'amagambo afite umunwa muremure we. Ubwo yazize umunwa we nyine. Nicyo rero cyatumye bamuta muri yombi. Yakamwana rwose bamuteye muri yombi kubera amagambo agenda avuga ku bantu bagiye batandukanye, nka Miss Muheto akimara kumuta muri yombi. Amagambo yamuvuzeho na hari amagambo menshi agiye amuvugwaho ngo Miss Muheto ngo yari yanyweye urwarwa. Yanyweye urwarwa ngo akaba arirwo rwatumye nyine agonga tu. Uyu Yakamwana rero nawe bakaba baramuteye muri yombi, urubanza rwe rukaba ruri kuburanishwa, dore ko uyu Yakamwana ikintu niba aribwo bwa mbere umwumvishe, ni umukinnyi w'amafilimi agiye atandukanye, ajya akinana na Babijobija kuri Kiramani Impamvu, hajya akina n'andi mafilimi. Abantu barebye sinema za kera Yakamwana muramuzi cyane rwose. Ni umuntu umaze igihe kirekire cyangwa se kitari gitoya mu ruhando rwa sinema nyarwanda, ndetse abantu benshi bakaba bari bamuzi mu bintu bijyanye na filime zitandukanye zirimo zira za Kiramani, Babijobija n'izindi zitandukanye. Rero uyu munsi akaba ari kuri sitasiyo za RIB mu karere ka Kicukiro, ubwo yafunzwe azira imwe mu bikurikira. Yafunzwe rero azira umunwa we muremure, kuvuga ibintu biterekeranye ibintu bitajyanye n'amategeko cyangwa se bidahuje n'amategeko. Yakamwana rero akomeza kugenda avuga ku bintu byinshi cyane byatumye afungwa, bimwe n'ibyo twabonye ndetse n'ibyo tutabonye tuzabagaragariza mu nkuru ikurikira. Rero murakoze cyane abantu twabanye hano ngaha muri iki kiganiro, ndabashimiye kuba twabanye hano ngaha. Niba ni na mushyashya ugeze no kuri umusozo ukande like, unyandike no muri comment, niba utaranakanda subscribe nayo uyikande. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza, urakoze cyane.